turetse kubeshya bundi ubu titi na nyamba ukuntu nyamba yipfutse reba hariya titi ari kumusobanurira ngo aramukunda ariko uru rukundo akabyara mwiga puranke kureba kamera yihishe ariko ubwo waba wicaye hariya hantu kuko kamera ntuyirebe reba areba ngo ni puranke ashaka azamureka kutubeshya ko twabavumbuye ahubwo se akora puranke we ya puranke ara puranke rero gaze reka mbasobanurire uko byari bihagaze byari umuriro titi ngakunda ngo nyamba nyamba nawe ngo ntabwo ngakunda titi ngo ni puranke mwazamureka kutubeshya mubeshya bene wanyu ntabwo yateye ifi ariko mwakabyara mwe we abanyarwanda turashukika koko we nuko sha aje mwiboneza vize kuri YouTube mwebwe mutubeshya ngo ni puranke byari barabimenye murakunda usibye ko hari umuntu wavuze ngo ni ibintu mwaje gushyushya social media ngo murabeshya ngo nta nkundo zihari yegera kigariwe shareba hariya bishimye ariko ndaje mbereke ahantu mbereke muri kare namwe mwumire ndaje mbereke ngo ni puranke tumaze mureke kubeshya abanyarwanda twarabavumbuye abanyarwanda twamenye ubwenge ahandi ngo puranke gaforake kugatama ariko gakabyawe umva cyakoze reba hariya disi we yo nyambo aho se mureke mbabaze mwese tuvugishije ukuri turetse kubeshya ubu ubona titi na nyambo abana bagashobokana koko icyambere nyambo umuntu ukina amafilime nabo murayibona akundwa n'abantu benshi akundwa n'ingeri zose akundwa n'abantu batandukanye titi w'umubyinnyi ubona urugo rwakomera umubyinnyi niba ari umuntu bafite ni umuntu w'umubyinnyi ukundwa n'abakobwa wirirwa n'abakobwa birirwa bakora kuri za nyashi birirwa akora abakobwa kuri za nyashi none ngo titi na nyamba bashobokana ariko turetse kubeshya nyine mbona bitakunda niyo bakundana pe nanone tureke kubeshya mbona bashobora gukundana ariko ntibarambe urukundo rwabo ntirurambe ese kumbwira titi na nyambo ari mu rukundo ako kuba ari abantu ntabwo sinzi ko byapfa gushoboka abantu ba social media kuriya aho byagera bigahinduka ibisusa si niyo bakundana ntabwo barenze imyaka 2 kuko kumbwira ngo urata umuntu w'umubyinnyi nka titi ukundwa n'abakobwa bari gufata abakobwa ku bibuno umuntu nka nyambo wirirwa ukina filime nka ziriya ngo ari mu rukundo rw'agahinda byonyine n'abandi mu rwanda reba n'urugendo turangije wumva ndarakaye kabisa yega abapenzi bacu si hano mwatubeshye ngo ntabwo ngo ari puranke gute umuntu yakwicara imbere ya kamera kuriya mwamureka kubeshya tuzi ubwenge natwe reka twamaze kwitekerezaho twamaze kwisobanukirwa gute wambwira ngo ntabwo ngo umuntu warebaga ngo kamera reba ariko kamera ngo ntabwo warebaga kamera reba ariko puranke reba hariya reba ndebere kamera ahantu gatwikira iri kubafata imbere y'ameza sha umva abanyarwanda tumaze kumenya ubwenge reba we reba igikora nyambaye isekesha ngo ntabwo kamera yirebaga reba we ameze kureba ariko uwo muntu utazi ko ari kamera reba kureba iki nawe kure yicaye kutazi ariko hano hari yashwamaritse koko wagira ngo ntabwo arazi ko ari kamera shampa cyakoze mba ubwo uramutse ugenda kuri subscribe kuri Byatari Comedy cyangwa kuri TikTok ngo kora flow mbere ku tuntu twikorera murakoze ku yindi gahunda ni mu kanya.